rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo ni ikinamico y'uruhererekane itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Urugamba rugomba umucyo. Duherukana Karekezi asengerera Gakwanda agamije guteretera umugore we Judith isoko ry'akarere. Mizizi we yaguzaga Dafaroza amafaranga nyuma ya surprise yari amaze kumukorera. Ubu bigeze he? Mukurikira ikinamico. Mama subwo wanyingure ko hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira koko. Ariko Samizi, waretse gukomeza kunsakuriza. Ugira ijoro waraye utashye, ugira kana no kuzinduka unkomangira koko. Sawa. Niba udashaka kunyingura noneho byihorere maze rero ukuntu wihombera. Ngo nihombera? Ntombikize. Reka nkwihorere. Ngaho suni kurwo rugi. Hanyuma winjira umbwire. Ni amafaranga yawe nkuzaniye kugira ngo nkwishyire cya gitoki cyawe naciye mu rutoki rwawe aho kujya kugica mu rutoki rwa Dafaroza. Aravunje rwose. Urayazanye? Kayi. Mpereza rero niba koko uyafite. Yakira. Mizi, aya mafaranga 5,000 wayakuye he koko utambeshye? Konzi kutajya ugira amafaranga. Ugomba kuba wari unafite menshi rwose. Umuntu wanatashye yasinze. Mama nayavanye in heaven. Inki? In heaven. Bese ni ukuvuga mu ijuru. Mbese kuntu atangiye kongera kumbeshya. Hayikoze nkubeshye. Mu ijuru se wageze yute? Erega mama, aya mafaranga niyo nagurishije mu bwatsi bwabo ndejo wasanze ndi gutema mwa Dafaroza. Ni wumva se ahubwo yo. Bankubise inote zishyushye. Niba wakoze igikorwa kizima rwose wabera. Ugomba gukomereza aho rero. N'ibitoki ukajya ujya kubisarura. Nibinaba ngombwa nazana nasi ujya gusarura. Byose ubizane. Kubita ipfubyi wibwiriza kurira. Ubwo zunzongera kubura amafaranga. Ariko rero wa mwana we, ndagira ngo nongere nkwihanangirize. Bigenze bite se kandi? Ndacyarakajwe nijoro waraye utashye wanasinze. Ntago bigukwiriye. Ubutaha ni wongera kugira icyukura mu murimo wa Dafaroza. Ukayajyana mu kabari uzambona. Urumva? Kandi mama nawe erega sinkira umwana. None se kuba nanyura ahantu nkaganira n'abandi basore urumva ari ikosa koko. Nta n'isoni koko. Ugire gusinda. Ugire gutaha ijoro duturaho inzugi. Aho uzi ukuntu mushiki wawe mubera rugo wamuraje ijoro agutegereje. Erega buriya mama, buriya tuba twungurana ibitekerezo. Bihese. None se ugira ngo ubwenge ngira mba nabukuhe mama. Gusa nyine niba byakubabaje mbabara rwose ntabwo bizongera mama. Wowe uzajya uhora muri ntibizongera. Mama uzi ko none ngiye kuzajya mbigenza. Nzajya ngenda nicarane nabo ntawe. Ubundi mbavoma ibitekerezo nitahire. Hari ikibazo se kandi mama? Umva mbese. Ese ubundi nkubaze. Wawe ujya wireba n'ingano yawe. Urabona wakabaye ukiri ingarama kirambe koko. Ariko kuba nyiringara gubyo si ikosa ryanjye mama. Niba atari ryawe ni iryande. Ariko se muri ubwo urangariye iki koko? Mama nyihanganira rwose. Nikanze ko hari umuntu yandikiye ubutumwa kuri telefone. Ngaho rero zanizo nanasi hano tuzongere kuri uyu mufuka ndabona utaruzura neza. Cyangwa wibagiye ko ugomba kuzigeza ku ruganda mu kanya. Mama, nubwo umurimo wacu ukomeje kwera neza, ariko hari ikintu gikomeza kuntera agahinda rwose. Ako kabura gasane k'agahinda surimo kubaterwa n'iki mwana wanjye? Mpangayikishijwe n'uburyo kwa nyogokuru bakomeza kutugirira ishyari. Sinzi icyo twazakora rwose ngo bazongere batubane neza nka kera papa kiriho. Mwana wanjye se wabikoraho iki ko mbona baduhagurukiye? Nibura iyo ndebye mbona uko biri Miziza gifite agatima. Ubwo uzi ko ejo yagiye muri wa murimo wacu w'ubwatsi bw'amatungo. Agatema umuba wabwo nkabona arabunzaniye. Ati naketse ko ushobora kubagiza imirimo myinshi ukabura umwanya wo kujya gushaka ubwatsi bw'amatungo. Ni koko se Mizizi yarabikoze? Ubwo se wabona guriya mutwaro wabyutse wona mu kiraro arije wawuhatuye. Yagiye mu murimo wacu rwose arabwahira arabuzana. Ndumva disi nibura watameze nka nyogokuru cyangwa munyaburanga namubera rugo. Nukuri nanjye numvise binkoze ku mutima. Kandi nizeye ko Imana izagira itya igaca inzira n'abandi bakazisubiraho. Reka tubyizere mama. Nge sinarinzi ko muri ruriya rugo hari umuntu ducira karurutega. Humura muri. Icy'ingenzi nuko twe tuzajya dukomeza gukora igikwire gukorwa. Rwose. Ibindi tubiharira Imana. Niko bimeze. Kandi naho uzakomeze kujya ugira umutima mwiza. Yego mama. Ku buryo n'abashaka kukuyenzaho baburaho baguhera. Ayiwe. Ese munyabura waje ryari? Niyo nkiza. Narendangarira nkoko. Ubanze ishaka gutera. Ahubwo ivuyeyo. Nta mahoro se kunzindukiye mwana wa. Inzu yanjye cya gihande kigana hepfo cyatangiye gusaduka. Rero narinje ngo nkubaze niba hari amafaranga ufite ngiyangurize nge kuyisana. Ko ari ibyago munyabura ubuse nkugenje nte mwana wanjye. Mama mbabara rwose ntumpakanire
kuko we rwose ntujya wiburira. ko ntayo mfite se mwana wanjye. yanjye Mizizi uramutse ungishije inama nakubwira aho ukura amafaranga ugasana inzu yawe. Asikiwe ariko ntukiterere mu kiganiro utazi naho cyatangiriye. Ariko nubwo nayo nibereye hariya mu gikoni rwose njye nabumvaga rwose. Kandi nk'umuntu ugira ibitekerezo byiza ntabwo nakumva umuvandimwe wanjye afite ikibazo ngo mpite ntindiganya kubona igisubizo. Harayo ufite se shango ngurize? Reka nta mafaranga mfite ariko mfite igitekerezo. Nyamara mama wasanga Mizizi afite inama koko ya kigabo. Ngaho uratambwira kuko rwose nkeneye amafaranga byihutirwa. Nyine burya mbese murabona ko Daforoza buri ari umuntu mwiza cyane. Ave nyamaro vuguvuyeho. Ariko mureka komeza tubwire mama. Yaratararangiza rwose wasanga afite igitekerezo cyiza. Yego nyine ngiye nagira nkubwire ko buri Daforoza agira amafaranga. Wagiye ukamubwira akayakuguriza. Umva munyabura. Ndakumva mama. Uzi uko numva twabigenza? Niba koko Daforoza afite amafaranga wowe ujye uyafate. N'ubundi n'umutungo wa mukuru wawe mudakikwa witahiye. Umva kandi munyabura niba ukeneye amafaranga naho uri buyakure nta handi. Ayaguhe n'ubundi n'umwana wanjye wayavunikiye de. Nanjye ndumva icyo gitekerezo ari kizima rwose. Ngiye kugenda mubwiramo amafaranga nisanira inzu. Ariko se mama kuki buri gihe ushaka guhutaza Daforoza? Ariko nawe niba mushaka amafaranga je ndumva ikiza ari ukujyayo mukayamuguza ariko apana kumufata kugakanu ngo nayabaye. Ubwo uravuga utyo wowe uyobeye ko kuba mukuru wawe mudakikwa yarapfuye ari ukubera Daforoza uriya mutera mwako. Shawura cyari muto ntuzi ibyo mama bakubwira. Ibyo mumbwirire. We ibyo muba muhimbira Daforoza ngira simbyemera rwose. Ariko kuki Mizizi ahinduka nk'ikirerera? Nyamara ejo waragiye utema ubwatsi mu kujya kubugurisha. Twari twamaze no kumvikana ko n'indi myaka yo mu murima ashatse yajya kuyisarura kuko ari ibyavuye mu maboko ya mukuru we. Ariko mva ukuntu atangiye kuvuga. Nyine ibyo kubikora gutyo nanjye ndabishyigikiye ariko simbyemera. Ariko simbyemera. Daforoza yaje muri uyu muryango ntacyo azanye. Rero ibyarimo n'iby'umwana wanjye agomba kuvamo. Ngiye ibyo muvuga rwose nduva murimo kunyereza. Reka njye kwaka Daforoza amafaranga. Arayama ku neza cyangwa ku nabi. Hano noneho wantanze kugera hano mu rugo natangiye gufata amafunguro ya saa sita. Nahagutanze nyine hari gutekereza ko nagutegereje ngo dusangire kugeza igihe ndambiwe nkatangira kwisangiza. Darling ni ukuri mbabarira pe. Nanjye sinjye natindijwe na dosiye y'umukozi wa leta banshinze gukurikirana nk'umugenzacyaha mfatanyije n'urwego rw'umuvunyi. Nkuko iyo dosiye yagiye mu bugenzacyaha n'urwego rw'umuvunyi se niruswa bamukurikiranyeho cyangwa n'ibindi byaha. Kugize impungenge sugira ngo umunsi ku wundi simba ndimo gukurikirana amadosiye atandukanye nkayo. Yewe nibyo ukora ariko nyine urumva noneho uyu munsi n'umukozi wa leta kandi nanjye ndiwe. Sheri nubwo uri inyangamugayo ariko hari abandi batabyitwaramo neza. Nk'umugenzacyaha rero abakekwaho ibyaha bose tuba tugomba kubakurikirana aho bibaye ngombwa bagashyikirizwa inkiko. Ngaho mbwira se ni ruswa se cyangwa? Reka nkubwize ukuri nubwo uri umugabo wanjye nkunda cyane sinakubwira iby'iyo dosiye kuko ari amabanga y'akazi. Yego ndabyumva nanjye nyangira amabanga y'akazi ariko se njye nawe ntituri umuntu umwe umugore wanjye. Yego turi umwe ariko iby'iyo dosiye ntibigomba kujya hanze igihe kitaragera. Nanjye nzabikwishyura kandi bizakubabaza ntuzarire. Ndumva yemeje kumenesha amabanga. Gusa icyo nakubwira wenda ni uko umukozi adakurikiranweho ruswa n'indonke. Ahubwo ikibazo afite ni uko atunze imitungo adashobora gusobanura aho yayikuye kandi akaba atarayigaragarije urwego rw'umuvunyi muri gahunda yo kumenyekanisha imitungo kandi nawe ari mu basabwa kumenyekanisha imitungo. Ko namba bitoroshye ngira ngo urabizi ko hari abakozi ba leta basabwa kumenyekanisha imitungo batunze. Ntabyo birwa ntera. Umuntu yashoboye gusobanura aho yakuye umutungo rero. Kandi nta nubwo yigeze awumenyekanisha ku rwego rw'umuvunyi nk'uko itegeko ribiteganya. Iryo tegeko rihari ndabizi. Ni itegeko rigena ububasha inshingano n'imikorere y'urwego rw'umuvunyi. Harimo ingingo irebana n'imenyekanisha mutungo kandi harimo n'ibihano bihabwa utaramenyekanishije imitungo ye. Nakubona nyine ubwo yizize niba ataza we kwibya atunze se bamukorera iki? Nenenjeje ubundi kujya atamenya amayeri yo kubihisha. Umva kandi ibyo nibyo turwanya none nawe ngo yabaye injiji kuko atashoboye kubihisha. Nenjeje ahubwo nawe nk'umuyobozi ukaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere kumenyekanisha umutungo bigeze hehe? Mbitekerezaho ariko tubizirikane ko dufite inshingano zo kumenyekanisha umutungo wacu gakwa. Ndabizirikana ariko madame igihe kirimo kiraducika no kugira vuba kandi haramutse hari ibyo ukeneye ko ngufashamo kugira ngo icyo gikorwa cyihute wambwira nkabikora. Uretse ko ari kwakira igihe gihagije da umva nta mpamvu yo gukora ibintu hutihuti kandi wasanga wumva hakiri iminsi myinshi. None ubwo suribuka ku itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umutungo ari tariki 30 z'ukwa gatandatu. Humura rwose iyo tariki izagera namaze kumenyekanisha umutungo w'urugo rwacu.
muri ngo uranshakara cyangwa numvise nabi uwo natumye ntabwo yagusobanuye neza se ko ari Maurice ugushaka cyangwa hano ku ruganda mugira aba Maurice benshi we ni ukuri mbabarire sinabyiyumvishaga ahubwo urantunguye ngaho rero winyicisha amatsiko mbwira iki numiyo kuko watumye mbwiye ko mfitiye ubutumwa akira rero rwose yego mana rero uru ruboho kaho nyine fungura urebe hari ikibazo se inanasi amaronji n'amatunda wari wabona iki mbega ukuntu zihumura neza we ngo ubwo rero ubutumwa bwari bugutegereje ndizera ko bwishimiye amaso ntago hase muri aho kumbwira umuntu wakunumyeho nindi kunsekaze ikinsekeje uzi icyo ari cyo ni uko wakuntumyeho muhagararanye hano ko nijye waziguteguriye wow gusuranungwe nta kindi nakubwira nibyo sinigeze ntekereza ko ujya wiherera ukantekereza aho bigeze ariko ubwo nawe urane kugutekerezaho koko uri muri ni ukuri ndagushimiye kandi mbikuye ku mutima nanjye ndagushimiye uramutse nkundiye rero najya ngutekerezaho ijoro n'umunsi cyo ubuze iki uri ni kano gashakoshi mbikamo amafaranga kari kanyihishe ndanababaye rwose we nakubwiraga uburyo uri mwiza aho kunyumva wigira mu bikapu ihangane rwose nabonaga iminota iri kugenda ahubwo akira nkwishyure ngende unyishyura iki navugaga kwishyura amafaranga y'izi mbuto oya humura mama ntabwo arizo naje kukugurishaho nibyo ahubwo nkuko nabikubwiye ngutekerezaho kenshi rwose niyo mpamvu nakuzaniye ntabwo nzi kugurishaho rero muri urakoze cyane kandi wumve ko umutima wanjye unezerewe pe kandi ntabwo bigarukira nzajya nkuzaniye inanasi z'ubuntu kenshi cyane cyane muri iki gihe cy'umwero wazo gusa ntibizatuma we na mama wawe muhomba koko muri oya humura mukobwa useka amasimba agaseseka nta kibazo kibirimo kuko twarazihinze kandi twarejeje cyane kunsuye uyu mugoroba se ni amahoro munyabura yewe urebye amahoro ntayo mama kabibi na kabibi se haba hari ikibazo wagize oya bo bameze neza ahubwo inzu yanjye imvura yayangije yo nimukomere disi imvura yaguye muri ibi bihe bishize n'inyagahizi ntiyari gusiga ubusa nagira ngo rero nkubwire ko nkeneye amafaranga yo kwisana byihuse kuko bitabaye ibyo umuryango wanjye uri mu kaga nyaburanga se urugufasha iki amafaranga nyine nisanira inzu keretse niba ubuzima bw'umuryango washatsemo ntacyo bukubwiye ikibazo gihari rero ni uko nta mafaranga mfite pe ngo nta mafaranga ufite nta soni munyabura ni ukuri tuvugana nta mafaranga mfite pe n'ibihumbi 10 nari mfite ejo nabigurije Mizizi uti ngo wayahaye Mizizi yaje kuyansaba nawe yakeneye ndayamuha none nta yandi mfite rwose nawe rero urabizi ko ntashobora kwanga kukugoboka kuri mu byago daforoza ndavuze ngo mpereza amafaranga nisanira inzu ikindi kandi ndakwiyamye ego mama rero uranyiyamase kandi nakoze iki ugira ngo se nyoboye kusigaye ugenda ngwirakwiza inyagahizi hose ubabwira ko ari wowe udutunze ego kumana ibyo byo ni wowe ubyivugiye da kuko urabizi ntagakungungirana n'abantu b'intango ndababwira ibyo nshinja izo miliyoni utindikiye aho mu nzu ntuzikura mu inanasi si umutungo wa mukuru wanjye ariko none hari uyabaye urupfu rwe hari uyabaye icyo yazize ngo iki ariko sinanasi ko nazihinze umwaka ushize njyenyine n'abana banjye mundeba umugabo wanjye akaba amaze imyaka 5 apfuye ubwo uramugarura ute koko ngo bagira ngo rero umwere iyo uticisha mukuru wanjye ubu ntabakiriho ariko hari umuntu utinyagahiza utazi ko ari wamwivuganye munyabura urumva ukuntu nteye ntimba mu mutima wanjye waretse kwirengagiza ukuri kubizi ko neza ko mukuru wawe barakuzi di urayama cyangwa ntuyama singaho Daforoza arashinjwa ubwicanyi aya mafaranga se yarayabonara izi mbuto z'ubuntu muri satangiye kuzanira Oliva se zo buriya ni gusa uzacikwe n'igice cy'ubutaha urugamba rugomba umucyo urugamba rugomba umucyo mumaze kumva ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa 3 guhera saa 2 za nimugoroba ushaka gutanga ibitekerezo yaduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 0781 15 49
99. urugamba rugo